Kaze ku 105 n'ibice 9. Urakoze cyane kugira Peter. Aimé Bluestone amakuru. Makuru ni meza. Ya muri Shaga Music bimeze bite? Shaga Music turacyari gutegura, turacyari mu nzira tuza. Byararangiye neza ntabwo ko mu minsi iri imbere ari ukubagezaho gusa gahunda dufite. Navuga n'ubundi twaherukaga kuvugana uvuga ko ufite no mushinga wo kuzana S Music cyangwa se Shaga Music akaba ari waravuga ko ari studio yawe n'ubundi ugiye kuzana mu rwego rwo kwirinda ko ibihangano byawe bizajya bibura kubera ko ngo hari ibihangano wajyaga ukora rimwe na rimwe bikarangira biburiye kuba producteur uvuga ati none iki ngiki ngiye kugikemura ariko wenda navuga ko bisa nkaho byaguhugije cyane mu ruhando rwa music kuva mu mwaka wa 2020 watangira nta gikorwa turabona sibyo nibyo ariko abona ni bya corona byaje ubundi nene apanze ko muri kuri akwezi kwa shinga kwa kabiri ariko nari kutangira gushyira ibikorwa byanjye n'amurika studio muri rusange hanyuma rero ibibazo byaje bya covid nibyo bisa nkaho byabidindije ariko ndacyari kubikoraho na timu turacyari kubitegura neza bitarambiranye vuba dushobora kwita dutangira kubagezaho gahunda zacu. Aimé Bluestone wenda umuntu aramutse yitegereje akareba ubuhanga ufite akareba na ritime ya musique uriho ubureba bijyanye cyangwa birasigana ntabwo ko wenda muri rusange na muri industry ukuntu bimeze ukuntu muzikari bimeze ntabwo ko ntari kuri ritme wenda navuga ko abafana banjye bashobora kwishimira ariko hari icyo mba ndi kubikoraho ntabwo mba nicaye ntabwo mba mugiye mu bindi n'ubundi mba mugiye mu kazi ku buryo nyine urebye inzozi zanjye zari S Music zari studio zari timu mfite abakanya so rero navuga ko n'ubundi icyo gihe cyose cyangwa aka kanya kuba bari batabona ibihangano ntabwo ari uko bidahari cyangwa se naba narahagaze ahubwo nyine nuko ndi kubategurira neza uburyo noneho twaba turi kumwe neza ndasigara hari ikintu warugarutseho nawe uvuga ko ubuhanga ufite na riti muriho bitamacinga cyangwa se bidahuye bipfira hehe biterwa n'iki kugira ngo ubuhanga abantu abakunzi ba muzika nyarwanda bakumvamo ububahe nk'umuhanzi nyine bumve ko umuhanzi wabo ari mu kazi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa cyangwa iki ni imyiteguro niko njye nabyita kuko ntabwo mba nicaye n'ubundi mba ndimo nkora ibyo bihangano mba bifite hari ibyo mba nicaranye hari ibyo nk'ubuye ko mfite nka video ebyiri nicaranye ubu ngubu ntarasohora ntabwo wabyumva tu urumva ntabwo mba nicaye ahubwo nyine ni uburyo nshaka kwiyerekana imbere y'abakunzi banjye cyangwa imbere y'abakunzi b'umuziki nyarwanda ni imyiteguro niko njye nabyita ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikindi kibazo kindi ubusanzwe muri rusange uno mwaka wa 2020 wari umwaka w'inzozi ku banyarwanda muri rusange mu ngeri zigiye zitandukanye bose bavuga ngo vision 2020 ubundi wo mwaka wa 2020 muri muzika wari wabupangiye gute urumva ni nawo mwaka tuzagiye yuzuyemo ese ukiza narishimye cyane wari umwaka ushimishije cyane uburyo wahuye na ya gahunda yacu nyakubahwa wacu president yari yarapanze 2020 urayizi ukuntu twari twarayiteguye nk'abanyarwanda byarahuye rero byarananshimishije umwaka ugitangira uburyo 2020 ije ikazana na studio yanjye ikazana n'abantu bashyashya tugiye gutangira gukorana mbese numvaga ari n'ubu ngubu ndacyafite icyizere ariko ntabwo mu by'ukuri turetse n'iby'umuziki n'ibindi bikorwa rusange kugira ngo urabibona yuko
bidahagaze neza. Buri wese buri mwaka utangiye aba afite ingamba nshya, abafite n'intumbero nyine nshyashya yatangiranye n'umwaka. Ariko uyu mwaka ntabwo yuko nubwo wenda tukiriho tugihumeka ari ibyo gushimira Imana, ariko ntabwo yuko uyu mwaka waraduhombeye pe. Nta muntu ibaze yuko hari umuntu waba kereka abacuruza udupfukamunwa hari abandi babyungukiyemo, ariko ubundi ibindi ntekereza yuko byaradindiye. Ntabwo wambereye mu myiza 100% gusa. Ku bijyanye na gahunda nari mfite za studio byo byagenze neza nta kibazo, ariko mu buryo nari nateguye bwo ngomba gukoramo ntabwo ariko byagenze bitewe n'ibibazo byahise biza. Ibyo byose navuga ko coronavirus n'ubundi yakomye abantu benshi mu nkokora, ariko wowe tubwiye ko ino studio yawe Shaga Music kuri ubu ngubu yamaze kuzura, no kuvuga ko wamaze kuzana n'abazajya bayikoramo, birapanze neza. Indirimbo za mbere mwatangiye kuri codinga aba producer ndamufite, ariko ntago ndageze igihe cyo kumutangaza ko ndashaka kuzabitangariza rimwe nyine na studio. Ariko nyine byose nakubwira ko biri ku murongo neza, ahubwo harabura nyine twakubishyira hanze tukabibagezaho. Hanyuma hari ikintu wari ugarutse uvuga ko byanze bikunze n'ubundi ino COVID-19 yagiye igira ingaruka mu bice bitandukanye mu mibereho y'abantu muri rusange, ariko hari n'ibintu yabigishije. Hari umuhanzi mugenzi wanyu nabonye wasohoye indirimbo yise leso ya corona cyangwa se amasomo ya coronavirus. Nkawe ino coronavirus cyangwa se ino COVID-19 niramuka inagiye, ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda wayigiyeho cyangwa yakwigishije? Ngewe ikintu wenda navuga nubwo wenda nageragezagamo gake, ni ikintu wenda kijyanye no kuzigama. Cyane kuri ibi bintu byansigiye isomo ryo kumenya no kwita ku kintu kijyanye no kuzigama. Urabona nkatwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dukorera amafaranga menshi cyane, ariko muri ayo mafaranga makeya tubasha gukorera cyangwa tubasha kubona, yibuze ukagira uburyo bwo kuba wazigama muri make ufite ukazigama. Kuko nagiye mbona ingero, wenda ngiye ntabwo byampungabanyije cyane bitewe n'uko none nsanzwe nafite uburyo nizigama. Ariko navuga ko bidahagije, kuko uko iminsi bigenda mba mbona nyine ibyo nazigamye n'ubundi ko bidahagije. Rero navuga yuko isomo rya mbere nawe narakuyemo ni isomo ryo kuba nakwiga ikintu kijyanye no kuzigama, abigira nk'umuco, bikaba umuco. Amenye yuko isaha n'isaha nshobora kugira ikibazo cyangwa nshobora guhura n'ikibazo runaka, amenya ngo reka ndebe ko hakundi nizigamiye, ndebe ko hari uburyo nakemura kino kibazo. Nicyo kintu navuga ngewe nakuyemo nk'isomo. Wenda no mu buryo bw'imyizerere ntabwo waradusenga. Usigaye usenga cyane, usenga kangahe ku munsi? None nsanzwe nsenga, ariko noneho nabihuje na bya bindi bahoraga batwigisha kuva kera batubwira ngo umwami bazaza umujura, umunsi w'imperuka nyine ngo ntawe ugiye n'isaha, ibintu nk'ibyo. Ibi bintu narabibonye mbona ni ibintu bitabaho isi yose, kubona isi yose yakangaranye, kubona isi yose ubuzima bwahagaze, kubona isi yose yatewe n'icyorezo, byarankanze bituma binyereka kuko wa mugani ashobora kuba hari umunsi noneho tuzatungurwa tukabona mu kirere umuntu aramanitse n'amababa na ya makondera, bakavuga ati noneho tuje kubajyana. Abizeye nimuze tugende, mwebwe ngo nimusigare hano. Ubusanzwe rero no mu buryo bw'amasengesho y'abantu guhora dusenga ni ukuri. Icyo nacyo warakize. Hanyuma ubusanzwe Aimé Bluestone usengera? Ndi umuporoso, ariko ubu ngubu nsigaye nsengera aho mbonye biryoshye. Nabatirijwe mu baporoso,
ariko ubu ngubu aho ubonye basirimba neza ni ujye oya ntabwo ari ugusirimba aho numvishe ari isengesho rifite imbaraga ndahari. Aimé Bluestone indirimbo yawe uheruka gushyira hanze atari korabo ni iyihe? Ntayo ndumva ntayo wakoze cyane rero Aimé Bluestone. nawe urakoze cyane kabisa ugire ibihe byiza. kuko njyewe